mperutse kumva inkuru rero ejo bundi bambwira ngo ukuntu Karekezi ngo yavuye mu bihugu by'amahanga noneho ngo bamuha transfer yo kujya gukina mu Bwongereza ngo baramu briefinga rero ngo baramuhumuza ngo rero Karekezi dore ugiye gukina mu Bwongereza bavuga icyongereza ugiye guhindura ururimi usanzwe wivugira igifaransa bati rero iyo ugiye kujya uvuga icyongereza ibintu byari imbere uhita ubishyira inyuma hanyuma byari inyuma ukabishyira imbere bivuze rero ngubwo nujya no kuvuga amazina yawe bakakubaza ngo what is your name ugomba kuzabanza niba bavuga ngo witwa Olivier Karekezi uzahita nyine ubwo witwa Karekezi Olivier noneho ngo aragenda rero nawe arabirepeta arabisubiramo inshuro nyinshi my name is Karekezi Olivier my name is Karekezi Olivier noneho umuhungu aragenda rero akigerayo baramubaza bati se what is your name umuntu rero wabirepese yavuze ati ewana uyu munsi ndibutwike nibambaza izina what is your name my name is Karekezi Olivier noneho uko bakamubajije rero n'igihunga cyinshi avuga ati bishobora kuza kunanira ahita avuga ati my name is Olivier Werekezi nakumita ntekereza nabyumvisha mitantekereza ndavuga nti nk'ubu bibaye nko ku muhanzi nyarwanda bakamubaza bati noneho wowe witwa nde ndavuga nti nkabuye byabukurinde ndavuga nti ibaza baye mwenda ari nka Cecile Kayirebwa Cecile Kayirebwa akagenda akamubwira bati rero dore ubonye kujya gukora igitaramo mu Bwongereza dore wimenyereye kwibera muri za Brussels higiye ngiyo mu Bifaransa ugiye gukora igitaramo rero hariye hirya mu Bwongereza ubwo ugomba kumenya ukuntu uzajya utanga interview ukimenyereza akantu kakongereza tuzajya tugufasha nawe tuzaba turi impande yawe noneho nawe akaba nguko bakamubaza bamubwiye bati ntuguhindura amazina niba wavuga ati je m'appelle Cecile Kayirebwa ubwo nyine uzahindura uvuga uti my name is Kayirebwa Cecile nawe akagenda rero bajya bamuhereza interview kavuga ati mana noneho uko ngiye gukotora nagahita avugana nawe n'igihonga cyinshi my name is Kayire Cecirebwa